bite mwa komera umudugudu uruzitiro mwarwubatse ryari oya nibwo ndi kurushyiraho kumutamenyesheje akose ibintu byose umva tuvugana ariko mufite ibyangombwa birahari biri hehe sinuzigiye na Haston musigaye muri twikira ijoro bugaca inzitiro muzirangije ko mutaje kumenyesha nka mudugudu umva muzehe nyereka ibyangombwa umva nkubwire kabi bari ibyo ku rwego urabizi ko ari ibikorwa remezo byansenyeye hano bahise banyemerera ariko wagakwiye kubivuga tukamenya ngo bivuye habiri kwerekeza nawe kugukura iwanje kubira ntabwo hasi ikindi sinanze ko mwubaka ariko waje kubishingira inama dore hano ni mu muhanda kiba waraje kunyuza aha nasizo akusura noneho naba senya mnugusenya senya mba nkubwire urumva senya Hasoni utarusenya muzehe uje kubisenya se ngutegetse ko iminsi ibiri ku mugoroba oya nazo ni myinshi ku mugoroba ngaruka wabirandaguje ndaza kukureba ahubwo ngo ndaza kukureba kutaje kuneba mbere n'igihe nyine babyeyi bayobozi gameza ngo ngahe cyatana ko nta kintu nari mfite se ufite ngahe nta nasenyese nirimo izuba ry'igikatu cyangwa kwa kundi wumva ukeneye agatangawizi kagarura ubuzima mu gihe inyota ibaye icyaka. Muraho neza ni nyambo wanyu nanze kwihereranira ibanga niba ukora akazi kagusaba imbaraga ndetse no kuba umeze neza ibanga narindi ni sana ginger tangawizi. Sana ginger ni tangawizi fresh. Sana ginger ni ikinyobwa fresh ikorwa muri tangawizi kandi urayisanga hose mu gihugu. Inyota irakwishe amahitamo ni sana ginger fresh igura amafaranga 500 ahakwegereye hose karyoha gakonje. Ase ane nyine ugerageje basi kumva ibintu ndi kukubwira wumva ndimo ndakubeshya cyangwa wumva nyine ndi wa muntu wikunda undi se urufe we hari ikintu ugivuga kitarimo ikinyoma niseka nkubwire ngo ndamutse tuvuge ndi umuntu wikunda cyangwa se ndi umunyambi inyoma cyangwa ndi umutavugisha ukuri nkubeshya kuki ndimo ndashaka ko wowe wagira ubuzima bwiza nkanarenzaho pana wowe nakikubwira ko n'umwana azagira ubuzima bwiza. Umunyamenyo mose atekereza gutyo none se urumva uri mukuri kandi mo ndakurura nkira kuri wowe nukuzi ko nawe bizakugirira akamaro nuko ubona ukavuga ati rwaneti niruramuka rukize bigacamo nanjye nago ruzanyibagirwa. Of course ku rundi ruhande nago se nka papa w'umwana rigarirwa byubikana none ku rundi ruhande papa w'umwana wa nyawe oji papa ninjye. Sundi nta kindi kintu wumva watekereza twakora ikintu rero natekereza nka none aha ku buryo nko mu myaka iri nk'umwaka uri imbere cyangwa cyarabyaye inyungu atari ukubeshyera abantu ikiraho ndi iburetse rero ikindi kukubwira ikindi kukubwira icyo rero mbere yuko n'uwo mwaka ugera iterambere ryari ndi nawe ubona ko ukavuga ati handi ndabizi ko uzanyicaza ukanshimira ariko uzanshimira byagenze gute igihe cyuzafasha umwanzi ukavuga ati ngewe Egide hasi Egide hasi niyo wagira uti sinzamurambika. Egide nkubwire ntushaka gufata umwanzo nyine ukavuga ngo ubyarane n'umwe Egide mwemere ko mubyarana koko Egide ko kurabona nawe nyibonye Egide ko kumubonamo umuntu ki koko senyize tubuziramarira iki oya ntacyari ndaje nkurebe burya tuzanica tuganire ku icupa nk'abantu b'abagabo ariko nutwara umbeshe nkufite ibyangombwa kuko urabifite ibyangombwa nsa nk'ubifite dore ariko kumva mwa ntabwo wamenyera abantu bankubitiye umwana utese mutese nanjye ndabyumvise hari abantu baje bitwikiye ijoro ngo bipfutse mu maso ngo bininje baramusakaguza baramushenjaguye ntawe abamenyera koko birakaze bigezaho ni nk'umupfu ameze nk'intere niko nta mwanya mfite ubushobozi nanamuhamba abantu barahemuka ubwo ni bana nandi ntabwo mbizi nawe rero ngo ntabwo azi n'uwari we ujye kuma yumva inkoni ziramwatatse ingumi ijisho rya rivuye ubwo nyine bitwikiriye ijoro ntabwo nta n'akanunu wabuzi wenda ko ibintu by'ibirara biri mu bw'umudugudu kubizi ko ngewe burya bigera saa 12 ndi hano we n'umuntu wari utunaniye umuntu wari warigize ikigomekera ikagurube n'akagweba abo ngabo narabafunze ntibabafunze nose aba bantu bavuye
shawe mana aho nzabafatira ariko ni ukubasa natwihanukiriye buretse shawe nonese Mizo senye. Umva buretse muze. Senya. Umva buretse. Iki? Kose none se ubwo. Abo bantu. Se bubantu nanje ndabarwaye nategesheje ahantu hose ngo wenda bamenyera umuntu wabyigamba. Rero nkubwira ikintu kiriho. Buriya abantu bose ba muri kano gace turabazi. Turabazi. Abagiraga ayo makosa ni bakaguru. Abo barafunzwe. Umuntu mushya rero waba uri hano niho twakarebye. Hari abashasha zibinje mu mudugudu. Ntibaze kuyanzuza harabuze. Ujye ubona. Si ukugayo ikiremwa muntu pe ariko se wowe uvugisha ukuri. Irengagiza amarangamutima kuri GDP. Si nuko mwanga. Ako simonye ko kubona ari umuntu koko. Ase Rufe. Hari wowe hari Jide. Yewe. Uko umuntu yazira undi. Ntago wanjyanye na Jide. Ubwo se umurushi. Ugeze hano ngiye nzenguka mu uyu mujyi wose nzenguka ngiye ngo gitari ngenda ngo gitari. Ubwo kumva ko ubona Jide mwabyara umwana nyine akazayikorera imbere indirimbo z'ababyeyi n'iz'umwana akabiririmbira icyarimwe azaririmba amafaranga asaza ari menshi nyine wumve ko ubuzima bwanyu buzaba buri kuri level mu byifuza. Ariko ngiye umva ndi gutekereza. Nuko nawe nyine yambereye nako mwese muri bamwe. Oya bivuge nshaka kuvuga ngo yakubereye imbwa ntago namuseka. Bivuge nta kibazo. Wowe mbigututse sugo ngo wambereye imbwa urumva natazabyara akabwa cyangwa akabwa kazi. Ubwo rero nambwe itanga ibitekerezo n'ibi byanjye. Yaba yankundiraga akamagararaho nko muhagararaho akankunda nko mukunda. Nta kintu yari kuba ntwaye ngo nuko acuranga. Gucuranga se akazi kabi kaguhesha keza. Ubuse kacuranga si yabonye akazi ko guhagararira uruganda. Mu gucuza se gitari. Rwakira. Mva ngubwire. Nose basi wowe sibyo. We basi mu gitekerezo cyo arifuza ko bigenda gute. Aha, shaka koze umutima wanjye uraremerewe we yifuza ko umwana nyine namukuramo. Ukugira iki? Shaka ko mwica. Nakubwira ngo wa muntu nta n'ibitekerezo agire kuba gafifi agire no kugira ibitekerezo n'abwenge nabyo byose abura na kimwe afite koko. Ngo hagaze tu kuri gitari ye n'inzobe ngo nawe rwose reka ronge nkubwire sibyo ane. Kandi umve ko ngiye bindi kukubwira ni inyungu zawe n'umwana wacu ngo nanjye nkahita nzamo. Ibi ngiye kukubwira reka nkubwire. Ibintu ni bibirane sibyo. Nk'umuntu utekereza umuntu ufite ubwonko bukora neza. Niba ugendera ku gitekerezo cya Jide kuvuga ngo umwana mu mwice. Ubwo raba ugiye gukora gutya urahitamo kwica umwana cyangwa se kubeshya. Hari umusore n'uwa umugabo usigaye acuruza hariya ruguru. Niwe muntu mushya tugira hano. Ariko nanje cya gihungu ni impamo pe. Iyo ngine byo numvaga ngize ubwoba. Ubona nta kintu ki. Ariko bisaba kugenda gake iperereza. Munakirinda guhuba. Rero nkubwira. Nekera. Nge sinakunekera. Ahubwo umva mubwira. Wari umuyobozi kandi ufite abantu benshi bakumvira. Wowe tangira ubigende gake. Ugende runo kugeza ubimwe. Ariko uriya muhungu ngenda mukemanga. Buretse ngiye gukora ubutasi. Nzanabimenya mpaka. Ariko ntago umunyamabi nkuriya yakwihishira. Nzanabimenya. Ntizo senye. None se wareka umva nkubwire. Kana Nizo senye. Senye se ndaje nzi. Ujye no kunca mu nzage. Oya sinza. Oya muze umva. Senya vuba. Senya. Muze wagiye nawe ucisha amagi. Senya. Akira nkwereka. Pereza iyo nyundo. Ndakuza. None iyi nyundo uzayisanga iwanje kubira. Sirenga uciye senyisi uzazana icarindwa. Mpereza. Hako se mudugu. Wewe umubwire ngo mwubatse mu buryo butemewe n'amategeko. Kandi muze nakagufashije. Uri igiki? Ko ntiwase. Muze nakagufashije kuri gahunda y'umukobwa. Ashaka. Nyine gufata umuntu ukamuvana mu buzima nyine umuntu amaraso yawe yavane mu buzima cyangwa se ujye kubi. Rufe. Ndakugarukiye pe. Ibi birarutanwa. Aho kugira ngo nice umwana wanjye nabeshya. Akenshi agiye tuganire mwe na nkukambwe ariko hari igihe uvuga akantu nkumva natangubwira ngo sango basi nyine akajya kama nyine igihe nkagusabye kagurya tu. Gatuma nyine numva ko byibura ibyo nkubwiye mwe na rimwe ugerageza kunyumva.
sha ibi birarutanwa pe ibaze icyaha naba nkoze Urumva ko waba ukabije. ibindi byaha byose buri Imana yabikubabarira. Ibaze ko Imana ikubwiye ugiye kujya mu ijuru ati impamvu utinjiye mu ijuru wishe umuntu umwana wawe umwana noneho wanjye noneho ikindi none usa nazakubabarira koko wawe. Okay ndabizi nitugera ngo twanabipfa ariko icyo nashatse kuvuga nuko uwo mwana afite se afite se wibanda ugira imitwe ushaka ko mbeshya nyamara iyo mitwe igiye kudukiza nete we kiza gusa nkunze muri ibyo byose dukatane dukore deal kandi nyuma ya deal uzanyicaza ahantu ungurira akabyeri nkanywe ubwira ati deal done nzabigenza uti uriya mugabo nzamuhinguka ye kuko iyo mbitekereje umutima uransimbuka mba sinyiryama amaraso amaze kunshiramo ko yakudasinzira kubera ibintu mba ndi gutekereza ibaze. Reka rero nkubwiye nta kigoye kirimo we ko kunyemereye gusa trike zose ngenda bigufasha munza yewe nushaka nzambwire sinzi uko nzitanga simbe ngaragara rero ko mbigufashemo wese mpaka ibyo dushaka tubigezeho. Ni amakuru. Yam. Nahora komeye. Namwe. Iravuba izuba riri kunyica. Mfite ibibazo bibiri cyangwa bitatu nshaka kubaza. Ku bintu byahinduye imirishyo. Mfite amakuru ntabwo ari meza ariko uruhande rumwe si meza. Ko nitureba nabi umwe muri twebwe aramucisha igihanga. Maje kumbwira yuko ngariwe muntu z'abantu bakubise mutese. Abo bantu nabaye. Ubundi vare. Umubyeyi bawe bakubyara ntabwo wabuze mu mutwe. Uvuge make kandi uvuge uziga. Nakubwiye ngo ntago bikiri bya bindi. Twajyaga turahonga tunyaragurika duseka dukina tugira ubu ibintu byahinduye imirishyo. Ikibazo gikiranga ni ikibazo gikomeye cyo cyakicisha umuntu. Nese uri kureba naraje mu kazi nkaturuka Kigali nje gukina nawe ubundi reka nkubaze ko akazi nkora nta hantu gahurira nawe umbaze iki mu buzima. Ntaga akazi ukora nta hantu gahurira nanjye. Akazi ukora hari aho gahurira nanjye cyane kuko impamvu ya mbere ceceka wumve ibyo by'inkundo byanjanye n'igihe cyane ako se wakumvisha Valence bite wahagaze hamwe kumva watuje bikubwira ngo kano kanye ikibazo gihari ni ikibazo gikomeye. Mutesi baramukubise hafi yo gupfa turi kugendana amakuru tumaje kwakira abantu bose nuko bari kugushinja ubu kubona biri nkubajije amakuru ngo menye nanjye kundi butange raporo urumva cyari ikintu nkoze ikintu kibi ubu kano kanye bagufunga bafungane nibonye mu kazi kanzanye se no gucunga Mutesi ubuzima bwe birimo ntago ndi papa we sindi muri umuna cyangwa mukuru we sindi inshuti ye nta kintu na gito ndi muri ibyo ikintu bazaniye rero manza witware gake tuza umutima kuko ijambo ryari ryose ushobora gukoresha n'indori yari yo yose ushobora kuzifashishwa mu rukiko. Noneho mu maso yawe harimo kamera wabwirwa n'iki ubundi se mbaye narabikoze urabona naza guta igihe bibwira umuntu nkawe uciriritse nkawe kuko ubundi ujya ubona ngendeshya nawe mva ucira inkonda mu mutwe ariko meri ucira inkonda mu mutwe tugendane kano kanya uzi icyo nshinzwe hano ushinzwe kwirirwa uvuga uzerera nka roho mbi ntacyo nyine nshinzwe kwirirwa mvuga unezerera nka roho mbi ntacyo nyine bitwaye ariko kano kanya ubuze umutekano wese ngiye bibazwa kano kanya umutekano wa Mutesi hondi vare undi ku mutwe ni gutukora akazi kadahemba ntikanirukana kadahemba ariko ugakora ute bigenda bi ese ubundi ubayehute kabi kusa nabi ntushobora gukorera amafaranga nk'abandi basore ngubeho ukwirirwa ukora akazi ukwirirwa uzerera mu muhanda ari ikintu ukwiye kumenya ibyo nkora byose icyo nize ntashidikanye uko nkorera igihugu turi kugendana wowe wenda ibyo ukora bikorera imishinga guhemba neza ntacyo bitwaye ariko natwe ibituvamo cyangwa se ibyo tubona biratunejeje
turi kugendana. Icyo rero nifuza ni iki ngiki muvandimwe. Ubu kano kanya ndamutse mvuye ku kazi byagushimisha. Mu by'ukuri wamaye amakuru basa abantu bakose Mutesi tukabakurikirana. Kunzi ko ayo makuru yafite. pare uhereye isaha n'uyu munota nta munwa wawe nshaka kongera kumva mu mutwe wanjye. Ntago abantu bakubise Mutesi ntabo nzi, nta nubwo nshinzwe ubuzima bwanyu. Uzace n'ahandi Mirire wakumvisha. Ariko uzi ko nawe ushobora harya kuhaba. umuriro unyesende. Nese cyakora ko ndi kubatara ukuri ntago uri Mirire. Nitwa Dete ntabwo nitwa Mirire. Reka Mirire to. Asoni. Tena dare rwose girewe. Icyambere ikindi. Mutesi nta wundi muntu bafitanye ikibazo. Urumva? Ni wowe. Mwajyaga mu Rwanda Niyori nta muntu utabizi. Niyo mpamvu rero amakuru ngiye gutanga uzabyirengera. Ndagukunda. Cyakora ubu bwa mbere ugira mu buzima. Nuko ushoboye kwirirwa uhangana n'abagore. Nacyo nubwo ndimbwa ariko ndimbwa ibyemera. Ariko buretse turaza guhangana uraza kwibona. Urabibona? Yaho byose ubitse menshi pe. Ntago ari gusa. Uretse ariko wihangane rero ndaguhagaritse. Oye hano ni muri kate ni nko mu rugo. Ahandi mu rugo. Wese uravugisha ukuri? Cyo gipangu. Aha mbona hano hari agatara. Aho irabeshya. Tukaba duturanye se? Wewe ni nyako ntese. Kereka wenda nimba nakwibeshya. So we wano kuri alimentation. Nze ubona nakwibegwa kandi uruza guhaha. Ngaho ndebe. Ni no kuza rimwe na rimwe hari abana kugenda ukifatira ibyo ushaka. Ukaza nka gusinya nk'ukishura ukagenda none. Ukirengagiza umuntu rimwe kabiri gatatu kane gatatu. Oya ariko ahubwo wowe uri umuntu mutarabye. Ariko aho nankomye. Aha. Imbwa zakujya. Ndabibona ni muri karitsa ahubwo bishobora kurinda kavukira. Ibyo tubirekeye ntibirebire. Twese nyine ahubwo hari igihe ugera mu mujyi ukagira amahirwe bikagusa. Nawe ndaza bikanga. Rero impamvu muhagaritse kuko urabona ubu uri ku muhanda kenshi cyane. Oya rese ni bwo buzima tu. Bumva abantu babacaho bareba abandi bazamuka imodoka byose. Ari umuhungu nabuze. Umuhungu? Umusore ubona wuzuye kabisa wuzuye impande zose. Naramubuze rero ndagira umufashe umbwire nimba waramubonye. Ariko none mbwiza ajya bimwe by'abadipe dore tukaganira ejo ngo salama bro ngo bro bikaba bro na nimero ye save ugatandika ngo bro cyangwa ngo yanze kunze kuza gufata umugati biti bro mugati milk breed nkayita nibyo ngibyo. Naho nje nitwa Yves ndi umuturanyi wawe hano hirya gutyo dore semitemo kugendera ku rukundo mukunda ruzi. Ibyo bintu urimo kwandika ni ibiki ko ibyo nakwigishije ejo bundi atari byo urimo gukora? Somye wonye mpaka kubikanagura se? Oya. Wazajya ukandagura se ukazamenya kwandika gute? Sinakweretse inyuguti ugomba kwandika. Yes, nzi gukuramo Pasquale. Nkamenya no gukuramo noza. Ntabwo ari Pasquale bavuga password. Nzi gukuramo password. Ikindi twize no kwandika ngo gukora ka kantu k'umuhondo kaba kanditseho forudi. Ngaho gakore turebe forudi. Urambye ngo ukanda hano ukajya kuri niyo. Sibyo? Ukahita uzamuka hano hejuru forudi. Gagakande ni foda. Gagakaje. None ukahita ukita izina. Niyori. Ugakanda hano hajya hakanda naho ngaho nyine. Yego. Ni ibyo ngibyo. Ngaho kaje. Ngaho wifuza tuganira ibindi. Nicyaza ntabwo wanyigishije ukuntu bakanda imibare. Buretse gato bateranyamo hano. Wifunze tuganira ibindi. Wifunze tuganira ibindi. Ntabwo twize guteranya. Tuzabyiga undi munsi. Ntacyo pfa kuba nzi gukora karaka. Yishyiraho ku ruhande tuganira. Reba ugiye gutya hepfo kwa Murokore. Ndabona. Aha igipangu bifatanye neza cy'umukara. Jese nkunda kwimuka buriya yakati ndayibaye imyaka myinshi. Naho ngaho rwose igipangu kiriho kantu ka orange ku ruhande. Aki igipangu portail ka umukara. Naho ngaho naho ngaho. No mpanyure rimwe na rimwe.
waza ngo ujye uhazana n'ibintu ahubwo rimwe na rimwe nk'umugore yongeye gutuma abantu bareba peti nyine abakarasi hari nyine mva ye we nawe urasekeje ngo umutipe ngo yabuze ngo nawe narabonye umutipe gute kubera ko ndi kumushakisha cyane hasi hejuru urumva nshobora no kukubwira ibintu bikabusana unyihanganira abatipe uzi ikintu ndambwiye umutipe yuzuye kandi ikigarura za peti baterura jimu arabana mu ngagayi bakoze banywa nido reka ndamukurangira ni umusore ufite agasatsi gakeya akunda kwiyogoshesha pe agaba yakamazeho ubona ari gake cyane aranduta yambaye kano gashati kakunda gutura urumva afite inda akaba yirabura utwana ufite ni duke cyane ahangaha gutya none ukunda kwambara ishati ya kaki n'ipantaro ijya gusa kaki cyangwa umweru gutyo ntabwo waramubonye ntabwo yabaraje hariya muri iyo minsi nta n'izina agiye uzi se cyangwa ubundi yitwa Niyori mani bayanwe barabiyaducanga none ubona ko nawe nakwirengagije ahubwo mwembusho ko mwabonye amafaranga mukaba mutakibuka nawe oya si icyo hari igihe nyine uri bize iyo ugize amahirwe umuntu nk'ubu revo ndiho kujya gukora muri biriya muri caguwa ngo kiriya ibisi nawe nk'ibibaye wano urinjira ugafata ibyo ushaka ugasohoka ikintu kenda baha ni merci beaucoup ni thank you n'ibyo ndabigenza neza kugira ngo mubone fasha ndakwinginze none se urabona bimeze bite meze neza nta kibazo ariko sureba boss ngewe kwa kuntu wanyishije kino kintu iyo ni laptop ntabwo ari ikintu kino ki laptop nzakubwira kugeza ryari koko iyi ni laptop ntabwo ari ikintu ngaho dukomeza kwa kuntu wanyishije kino kintu na laptop yego kwa kuntu wanyishije laptop njye ndashaka kuza kujyana mu rugo iwacu mu cyaro cyacu tukajya gushimira nkakwereka mama wanjye akakwishimira akaguha umugisha wa kibyeyi mama wanjye yagukojeho ibiganza ugira umugisha ukajya ubona amafaranga menshi bamwita Tereze none se niyo kwambwiye ko iwanyu urahazi sibyo tuzajyayo uzajya iwanyu niwakuzanye mu mujyi utazi aho aba ubu iwanyu uzahibuka se ukubwira yive nyine akagera akatujyana se yivuze aho aba ntiwambwiye ko wamubuze utazi aho aba ikibazo njyamakaritsiye twabagamo kwa yive n'ayangaye biratandukanye kwa yive nabaga nyizamuka ngatangira ku muhanda nkaba nizera no ku muhanda ariko ahangaha kugira uzagere ku muhanda ubanza kuzamuka urabona n'amabati umuntu abanza gucamo n'uruguru uzamuka tuje ibyo gutekereza kujya mu rugo ntiwambwiye ko ufite umushinga banza ukorera amafaranga sibyo ugwiza amafaranga na Yves tuzaba wenda twaramenya aho atuye warahibutse ushobora kuba warahibagiye kubera ibizunga by'umujyi siko bimeze banza ukorera amafaranga utuze hanyuma tuzajye mu rugo nta munyacyaro wongera kukwirataho umeze neza warasirimutse ndaza nta nubwo bazi no gukora kino kintu zikora mu giti mu karere k'iwacu nyagakoresha mu biro byiwe nkajya kwijima awacu ko yari afite ikintu kinini gifite ikibuno inyuma kibakitaga niba ari ngo iyo ni desk iri ni desk si bakitaga mana basaraparika afite imodoka aba yambaye bodaboda z'umuhondo n'inkweto murayizi iyi sitiri murayizi ahantu ushobora kumekinga attention ni ku musore ufite imodoka yitwaye mvate uriya ushobora kumukora agakonexio ka danger akankutikira rero abaye ari nko isisho no kunamumenyesha ko ntibibaho siko adresse ye mucyo nizabiye uko numva bigora uko nyene undangiye iwawe ukandangira kwa murokore ubwo nawe nundi okay nako ngenda koze twajide eje ndakwinyiza rero mfashe nuramuka umubonye akunda kwambara ishati ya kaki yanditseho gutyo kwita izina mu kabara k'icyatsi yambara bodaboda z'umuhondo igikara munini yego umubonye yitwa Niyori umubonye watumurangira mu rugo rwose agataha naramubuze nta na telefone afite mwana mva nkubwiye rero tipe nawe nabonye umusirimu dushobora gukinira ejo n'ejo bundi nkagukinira iyo serivisi mbaye nyinshi bashanza aza kugufasha mfasha rwose mfasha ubikore ahubwo wowe gusa use ntawe ahubwo ufatanya ntabwo najya ariko cya gipangu cyo ndakizi muranyura wari yanda hazi cyane abari utuye tu niho ha shiramo izaha mita muhamagara anya ndazibuka se hashize igihe kinini okay sawa nishite yanjye uretse yibona
sawa ibihe byiza reka ngere mu rugo wewe ntari bigo ngize icyo mubona nagufasha bro yewe ana ko no kubara sawa kabisa sawa Kigwe ntabwo ari televiziyo yamize nk'iteleviziyo ko cyo cyumweru ni cyari nicyo kizi zasimbuye iyi ngiyi urayigendana ariko kira ntiwakikorera kira ni desktop ubaka n'agasirimu se ntubibona yabaze ko njye muri kase iwacu nyine niho uzaba uzi gukoresha kino kintu njyenyine nayive uwo ni wo mugi rero najye iwacu nkabemera ko nanjye nzi gukoresha kino kintu nkabereka ukuntu ukora akantu kari akantu wanyigishije gukora nkabikamo n'amabanga cyangwa n'izina ryanjye bibaza ko uzi no kwandika izina ryanjye ku kantu karimo hano mo imbere mo ahangaha ubu urabona hari ikindi ukeneye kumenya kuri laptop guteranya ikindi ukeneye ikindi muri sabamo ibiki n'ibiki nyine ibintu byinshi hari urundi ruri muzi nta nurakanda se akavamo nk'akaji wenda ukuntu nk'inywera niyo koko utambeje urabona hano ji irasukika none se nimba umuntu ashiramo akantu akandikaho izina ryanjye nza nkongera nkabonamo akantu kakirimo urumva utashiramo ahantu wayishyira iyi wibeshya n'amazi akamenekamo wahita ushya ntuzibeshye n'umunsi n'umwe akamwereke fata ibyawe ntuzibeshye n'umunsi n'umwe ngo uyikoreshe hari ibintu bisukika impande ntuzongere kukima nimba ari ibyo ngibyo ibintu bize mu rupfu nsanzwe utamu nose kucimeza ibintu byanyica reka nkubwire impamvu urabona ko hano hari aho bacomeka imigozi kugira ngo nyine ijyemo umuriro uyikoreshe ubona yaka nyanumva bishiri wasanga ari cya gihungu cyashirije cyamutwirije jya kumureba Bitesha makuru neza habari zawe muzuri ariko mwe nta nzoga ucuruzaga zitemewe ibintu byanjye byose biba byemewe cekinga sha cekinga hari umugiro urimo ibi ni ibiki mukureho muzika yari amafaranga ni ibiki si ibintu pampa izo ni pampa z'abana pampa none babyo bikariso ibintu by'imipampa by'abana nese hano hari abana bazaga kuhahahira tubaha iki se tubaha iki tugusabye iki ndabona wamaze kwiseriva kugira ute kwiseriva akuru wa hehe waturutse wiyakiriye basi tukukubaza inkomoko yawe iyi mineke ni moko ki nibipoyo nibiki reka da umva nzi ukuntu bimeze kanjye murabizi ko umuneke umwe ari 100 se ngahe 100 ku baturage basanzwe twe ntabwo turabasivire mwarwangiye ahese shikaramu za sabune burazujuje ubuziranenge ntuzarengeje igihe ziriya ni sawa cyane zifura neza nitonde ntabwo mba nshaka ngo abaturage banje bagira bate hagire utakaza ubuzima gira ushaka oya nta mukiriya winjira muri kontwari gusa urajyaye ngo urashaka iki nkiguhere uje gucuruza ibintu udashaka ngo abantu bagenzure esi ni alimentation watuje ukorera gazamura ibyangombwa zana ibyangombwa utwereke n'ikigo wagiye kubigenzurizamo hasi uko winjiye nzajya nguha ibyangombwa byanjye gira ngo we ntukankanye kinga uve hano vuga cyangwa hari ikibazo gikomeye reka tukubaze kandi uhumure nta kibazo kirimo ntabwo turabicanyi ariko n'ikibazo kirimo kuko amakuru arahari ntuyitondere amakuru nyine ntose twebwe ubundi igihari ni ukugakusanya tukareba ikiravamo tukagashaka umunzani bw'igisubizo amakuru y'ibiki hari ikibazo cyavutse mw'ubwo umudugudu hari kubura abantu bakaburirwa irengero ibura ry'umuhungu witwa Niyori waba umuzi ndamwumva ariko sindamubona mba wanditse ico si inshuti yawe hari yamwumvaga atubwiye ahantu yamwumvishije nta kayo ufite oya nta karamu ufite oya ndabyandika mu mutwe akaswera wadutize mbatize iki ikaramu nta bike mfite nusi yo uri kwandika abantu b'amadeni mubandika gahehe
iyo nkopye nkopera mu mutwe ntabwo njya nkopa abantu ngo nandike. Ibyo byihorere mubwira ikibazo aho kiri. Nose bisaba iperereza tugende turandika ingingo ku ngingo. We ntugire ikibazo. Byose hano. Urabifata? Ngende gasuku. Ningera mu rugo ku mashini nice mpande isa isini ubimbwira. Aha. Ko harafata. Umpaye ngaho ka mbenda so. Kabwoko Nimwe y'umwase. Ako bumpaye gatoya noneho. Urabanza unyishyure none. Urabanza unyishyure. Ako uzu umudugudu waje gucururizamo. Zana ndakwishura. Ega hari igihe muba mwazanye imikino. Ubundi kuza. Ubundi nsibiye umunsi gumwe nkavuga nti butiki yawe ni nta makemwa. Umusoro warishuye. Isuku ni munange. Ubisabise. Ubwo ibyo nje kubikwishuriza amafaranga wabona agumpaye. Erega wari inshuti yanjye sinzi ikintu kiri kugenda kiduteranya. Niba ari iki gihugu kiri kugusuka. Gafuro agaraye n'amajwi bantonze inyuma sha ndi gutorwa. Ga mituweli. Subi azatumukira turasoko umubirira. Mungu wa Kasiyani nawe buraca yapfuye. Ari kuririmbura bampaga mituweli nje kubishurira. Nari meze nabi ndatwinywera. None ndi kubarangira za Kimbazi nimba babimuhaye nabi nabo. Nende bamuhaye muhinze ya Kimbazi. Do ari kuburi segonda cyane. Hari umuntu waburi wirengero. Uwo Niyori uvuze ko mwabonanaga. Sibyo? Oya. Genda gake, tugende gake gake. N'umunsi gwa kane ryari yabuze. Tukwibutsa umunsi. Urase ndabizi nigeze mu ikibazo kiranga genda gake kandi ibintu turakubazo bisubize neza. Rukumva ko rukweba nkururagara. Umunsi gwa nyuma isaha ya nyuma mwahuriyeho nisanga hene ryari. Uze wamba bari ukiyubaho. Sibyo byaba ari byiza. Mbese ubutangiye no kunkomanga inkoni mu gahanga wansanze wanjye. Ko iwawe se hano ni mudugudu kwa tuziho wavuye wowe. Nimba waravuye ni wawe waturabizi. Hari n'ikingiki. Kano kane abantu bose bari kugushinza. Ngo Niyori ushobora kuri mu bantu bamukampanye. Utaragera mwugo mudugudu. Nta kibazo n'iki na kimwe kigeze kiburamo cyangwa kigaragara. None abantu bari gukutwa buri munsi. Kaca siyongeye ubwambuzi. Ariko n'ikindi hari n'umugore uraba kanyandiki. Ariko riba abagore nabo bari kurira mu bubare nabo bazikora. Ubare bamwibye iki ubwambure. Bakimwibye hano hirya mu Masaka ga Serusi. Bagiye bataka risunda abo. Ibyo utari waza ntibyigeze biba. Biri kuva hehe. Ko ntajya mva mwinzu abo mpurira hehe. Bana wanje ejo bundi baramukocaguye. Nagiye mu mahugurwa ndi kumwe n'aba guverineri. Mukuza ninjori MC ahantu twagiye guhurira mbese ni ihuriro rya Afrika ry'abayobozi bungirije abayobozi b'imidugudu. We iyo najya hakome ntago mba. Yawe uri mudugudu gusa. Ako nakara umusaza ushesha kangwe. Uramenye. Urangiye ni kuzi muco wa perezida. Urumva umwana wanje ndi mu mahugurwa baramuhunyiza baramutikagura urungu nta kiva hari. Ibyo bintu byose biri kuva he aho twabereye aho utari wagera inaha ko bitigeze bigaragara. Cyo nicyo kibazo turi kwibaza. Dushaka rero kumenya ubundi ugenda nagira akazi. Siko ninde nyoko ninde ugenda nagira akazi. Inde uyu Msungusu wo mu mudugudu uri n'umutekano. None arungirije. Niko. Umutekano Urya nuko yari gumfata akoza ndumva. Dushaka no kumenya ukuri. Ako kwanza. Siko ninde nyoko ninde. Ni Kanyarwanda bene Kanyarwanda. Mu bigaragara wavukiye itonde wowe genda gakega. Navukiye mu Rwagasa. We uravuga neza ibintu byumvika. Tukavuze. Wabanyishe. Umva reka mubwira. Ako imikino yanyu muzeyi. Urare ibintu byose muzanye hano mbese. Urare ibintu byose muzanye hano. Umwanya wo singikira. Andari konde nibagiye kanaza kabiri. Iryo vida nutarizana nzaguha nyoko.